Bakuzi ba filime nyarwanda umva ko warebye filime iyo tukuzaniye noneho ndabasabye nimushaka ndabapfukamira ariko mu Ribagiza wanjye ndabingize. Reka nkubwire ngo ibihe byiza wowe nshuti mukunzi w'inzira y'umusaraba cyangwa se nawe ukunda gukurikirana inzira y'umusaraba. Reka nguhe ikaze nimba ari bwo bwa mbere ugeze aha hantu, nimba atari nabwo bwa mbere rero reka nkubwire ngo ni karibu urisanga nk'ibisanzwe. Nimba ari bwo bwa mbere rero kora subscribe, like, share ndetse na comment urebe ibintu bibera hanga ko ari akasa mutwera guys. Wowe amata guys, umva ibintu biraryoshye noneho rero. Ibintu bigeze aho biryoshye mu rwego rwo hejuru. Ese babwire giki ko naye numva natunguwe nishimye byandenze muri ngewe guys. Ni mumenye byonzi. Sha reka mbabwire. Marita mwitera amajeki muvuge muti cyazi. Wihura renze. Cyazura twika. Ese guys, fora nziki andika muri commentaire mbwira ati ndumva ugiye kutubwira inkuru ni nziza, ngiye ndumva ugiye kutubwira gutya na gutya, andika muri commentaire. Nugifora ntari nakivuga umunota ndikureba, nugifora ntarakivuga guys, ngiye kwemera impano ejo umunsi w'ejo. Guys rero nkuko bisanzwe tugiye kurebera hamwe turebe ukuntu byifashe nk'ibisanzwe. Dore ibintu byahinduye isura, ibintu bimaze gufata indi ntera, gusa uko biri kose biri kugenda bisobanuka bigira ubusobanuro. Urujiro twari turimo tugiye kuruvamo. Abenshi mwandika muri commentaire muvuga ati nyamuneka mutubabare muduhe finali iyo filime, ariko nanone ntago twahita tuba finali ya filime kandi tugifite urugendo hano imbere. Guys, ushaka kurangiza filime aribwo igitangira? Ese uza ahantu igeze? Irashyushye mu rwego rwo hejuru. Ninkubwira mu rwego rwo hejuru nawe uvuga ati mu rwego rwo hejuru. Guys, kada subscribe, like, share ndetse na comment dutangire turebere hamwe ibyishimo mfite namwe mbibasangize kugira ngo mbaza ngo we amata. Ese wowe umeze neza? Gusa wowe utameze neza Imana ikurinde ikorohereze kugira ngo ubashe kumera neza. Inzira y'umusaraba uzajya uza kwireba cyangwa uyikurikirane wishimye tano kwa tano. Serious. Reka tuve muri ibyo ngibyo muri zo brage, ariko nazo ziba zikenewe mu buzima. Twigire tubive imuzini muzingo turebere hamwe ibintu ukuntu byifashe guys. Amakuru ashyushye, inkuru ishyushye kuri Mukantambara waje n'umujinya mwinshi avuye mu mahurgurwa akaza akajya kugura umupanga, kitwaza umupangu cyaye cyane mu rwego rwo hejuru, yarangiza akinjira muri cya cyumba bakingiranyemo Ribagiza. Guys, ibintu bigeze aho bishyushye, intambara igeze aho noneho iri kwaka umuriro mu rwego rwo hejuru. Ribagiza arangije umugore muzima, umujinya mwinshi, uburakari, agenda. Ribagiza bari bamuryamishije bamupfutse bwa bugome bwabo, bamufungiranye amaboko, bamufungira mu maguru nk'ibisanzwe. Arangije ajyana na wa mupanga ngo pa, baza ngo habaye iki guys. Ko bigeze hano bikaze guys, ariko ntabwo bikaze ahubwo biranaryoshye. Mbaza ngo byanyenze gute? Nubwo yakubise umupanga yaje gusanga ari umukobwa we yitemeye. Kuko reka mbabwire ukuntu umukobwa we yagize muri iki cyumba. Umukobwa yagiye bimwe bye n'umujinya we mwinshi, abarifashe ajya ngo kwica Ribagiza. Ribagiza rero yasanze umwana w'umukobwa amaze kwizingura amaboko, arwana nawe birangira Ribagiza aziritse aziritse isimbe. Mbaza ngo byagenze bite?
yamuziritse amupfuka n'umunwa nkuko nawe babimukoze arangije amuryamisha ku buriri aranamworosa ku buryo atabasha kwinyagambura. Mukantambara rero n'umujinya mwinshi araje aho yagiye mu mahugurwa aratashye ahageze na wa mupanga n'iki atabanje kureba no wagiye gutema nuko bimeze ahita apfa gutema none birangiye yihekuye. Guys, nubwo ndi guseka nagahinda kuko tubuze umuntu ariko nanone ni ibyishimo kuko uwo twakundaga atari ugiye kandi abashaka kumwica bose umwe ni muri bo niwe wishe mugenzi we. Guys, ari wowe bega ibintu bishyushya we. Filime igeze iracyate ubungubu noneho igiye gutangira guys. Gusa reka kugutera amatsiko dushobora kwisohora ku episode cyangwa izakurikira 32 ariko ndakubwiye ngo wowe nimba uri kureba kino kiganiro kora subscribe, like, share ndetse na comment nkubwire ibyakurikiyeho ngenza mbazanira amakuru y'ibanga yizindi episode ziraza ariko mwebwe namakazaye mumvamo gusa ndika muri commentaire mbwira ati urumva wishimye cyangwa se urumva wabaye nimba wakundaga Ribagiza isura urishimye. Amakuru mfite nuko Ribagiza yabashije gutoroka nimba yagiye he nimba kiri mwinzu ariko uko biri yabashije gutoroka azirika uyu nyamukobwa ari waribambaje ngo agiye kumuzirika none birangiye. Guys, ari upfuye noneho rero Mukantambara yiciye umukobwa we. Guys, muri kubyumva mute? Mbega gahinda uyu mubyeyi yagiye ahura n'imyaka myinshi dore ko n'umugome baravuga ngo abamutindi yanitse niva. Ubundi ubugome bwose uzagira inzira yose uzateganya kugira ngo upfe uzajya ushukura imve ebyiri uteganya ko iyawe uri buyijyemo cyangwa se hakajyamo iyo nguwo wundi ugiye kwica. None birangiye yihekuye. Esemaye ko ari umukobwa wenyine yagiraga imbere n'inyuma mu nda ye wenda afite abana 3 mu rugo ariko bose ntagarabe yabyaye umukobwa umwe Rudori. Guys, ibintu bigeze ahantu bishyushye byatuye gacitse kabaye. Gusa ikintu nakubwira nimba ufite igitekerezo cy'ukuntu uri kubyumva ko biri buze kugenda episode iri bukurikiraho andika muri commentaire gusa wumve ngo mfite amatsiko yo kugira ngo mbereke nyirizina ukuntu bijya byifashe. Guys, ejo tuzaba turi kumwe cyangwa uzasigara wacikanwe tikurifite cyangwa nawe ufite. Ndakubwiye ngo weho umukunzi w'inzira y'umusaraba nawe uyikurikirana buri munsi ndagukunda gusa nzagenda mbibira gake gusa ikintu mba nshaka kugira ngo twese hamwe ari nge ari namwe duhurize hamwe ibitekerezo kugira ngo tubashe kugenda tuganira ku iki kintu cyitwa inzira y'umusaraba turebera hamwe uko byakorwa. Ari wowe wakora ibi bintu Ribagiza yakoze uri cyusa warongora n'umukobwa dore ko noneho anagiye kiri muto yo birababaje disi biteye n'agahinda ariko urundi ruhande reka dushime Imana yuko umukobwa wacu arokotse. Mu rundi ruhande tubabare kuko undi mwana nawe aragiye nubwo umutima mubi yawujujwemo n'ababyeyi be ariko birangiye ari bo bamwihuriye. Guys, reka dusubire muri episode ikurikira gusa mwumve ngo mbakunda kubi mbemera nk'imwe nizere ko mumeze neza. Ciao ciao.